Imana yatanze Egiputa aho incungu ku bwanjye nawe. Imana yatanze Ethiopia n'Iseba ku bwawe nanjye, kugira ngo turonke ubugingo, kugira ngo tuve mu byaha, kugira ngo tuzabone umwami Imana. None nikirenze ibyo, Imana niho yagize uti yavuze ati mu ijuru ngo habaye inama uyu wacungura umwana w'umuntu. Mu bizima haburamo n'umwe, abakuru 24 haburamo n'umwe, mu bamarayika haburamo n'umwe, ariko Emmanuel umwana w'isumba byose aravuga ati ndagiye. Ngo niko gufata igitabo gifatanikanije n'ibimenyetso n'ubushishi ngarakimena, araza arabambwa ku bwanjye nawe. Ariko kugira ngo tuba abakristo beza dukomeje kubabaza Imana, dukomeje kuba abakristo bo mu rusengero, abakristo bo ku myambaro. Imana ashaka yuko tuba abakristo nyakuri, twere imbuto nyinshi zigumaho, twere kuba nguwo mutini, ahubwo tuba uruzabibu rwera imbuto ntituzere indibu. Imana yakoze ibishoboka byose, icungura umwana w'umuntu, itanga umwana wayo umwe w'ikinege ikunda cyane, kugira ngo wowe nanjye tuzaronge ubugingo buhoraho. Ariko biranze dukomeze gusayisha, twere kuba umukristo w'umupagani, twere kuba abakristo bo mu rusengero, twere kuba abakristo bo kuri dimanche, twere kuba abakristo bo mu cyumba, ahubwo tuba abakristo nyakuri. Imana yaduhamagariye kwera, ndawe yaduhamagariye kwandura. Kandi yewe umesa umese kamye, nanjye mese kamye, kuko nitumesa bubiri ndawuzakiza abami babiri. Rero ukiriho ugihumeka, gerageza kuba mu buzima bwo kwera imbuto nyinshi kandi zigumaho. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunde imiba tuzanezerwa. Sukije mu izina rya Yesu Kristo, aho muhere ku migabane y'isi, mbifurije amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo twere kuba umutini ufite ibibabi udafite imbuto. Mana turagushimye, ukwiriye ishimwe n'icyubahiro, ukwiriye kuvugirizwa imbundu, ukwiriye amashimwe mwami mu bantu bose n'icyubahiro. Nushimwe urero akiranuka, turagushimye ko banye natwe, turagushimye ko waturinze. Mana duciye bugufi, imitima yacu yezwe nawe, imitima yacu yihembure. Mwami iyumagatanye ngo mu butayu wugurure ijuru, ugusha imvura, habe urujojo mu izina rya Yesu. Umutima washobewe, umutima wuzuye amaganya, mwami ugushe imvura, mwami ayo maganya yashire. Mwami ndakwinginze ndagutakambiye, ndasenze ngwinginga ndi ugurura ijuru mwami, uvuge mwami ijwi ryo guhindura imitima ya benshi, imitima yinangira, imitima mwami irengagiza ibyawe, ikirengagiza ijambo ryawe. Iyo mitima ndayizanye kugira ngo wugurure ijuru, ugushe imvura muri iyo mitima, ibe mwami urujojo mu izina rya Yesu. Weretse umwanya tugiye gusoma ijambo ryawe, ndetse tugiye kuvuga ibyawe. Mwami ndabari nje, aho kumwuka wawe uraganze. Vugana n'umutima wanjye, vugana n'umutima wa mwene data, imitima yacu yigarurire Uwiteka Mana, kandi udukize, udukure mu mwijima mubi, udukure mu bidafite umumaro mu izina rya Yesu. Reka mwami usohoze icyo watumye ijambo ryawe, niko nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 11 umurongo wa 12 tugeze kuri 14. Umutwe w'amagambo uragira ati Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, arasoza areba kure
abona umutini uriho ibibabi. Arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo awubonaho keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati, umunda kajye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Imana idufashe. Dusomye amagambo meza atwereka umutini wari ufite ibibabi ariko nta mbuto ufite. Imana itugire neza. Imana itugire. Ijambo ry'Imana dusomye, Yesu avuma kino giti cy'umutini niko kitari gifite imbuto, ngo cyari gifite ibibabi gusa nta mbuto zifite. Bino bishatse kuvuga iki? Uri umukristo nanjye ndi umukristo. Isuzume, twisuzume, twirebe mw'iri jambo, turebe natwe niba tutafite ibibabi gusa. Twari dukwiriye kugira ibibabi tukagira n'imbuto. Amen. Rero ijambo ry'Imana ritweretse Yesu avuma kino giti cy'umutini bitewe n'uko nta mbuto cyari gifite. Natwe dushobora kuba dufite imirimo ariko tutafite ingeso nziza. Ukaba uri umuririmbyi, ukaba uri diyakoni, ukaba uri mwarimu, ukaba uri pasiteri, ukaba ugabura ijambo ry'Imana, uko waba uri kose mu nzu y'Imana, ukaba ufite igikorwa runaka, niyo banagwa no gusenga, uwo nawo ni umurimo. Nyuma yo mu rusengero, hanze y'urusengero, ushobora kuba ufasha imfubyi runaka, ushobora kuba ufasha ikigo runaka, mu mafaranga utanga 1/10, amaturo. Iyo yose ni imirimo. Kugirira neza abatishoboye, gufasha abakene, gufasha indushi, guhumuriza abafite imitima ikomeretse, iyo yose ni imirimo. Iyo mirimo rero twayigereranya n'iki giti cyari gifite amababi gusa. Ariko ugasanga umuntu nubwo atanga 1/10, agatanga amaturo, akaba umuririmbyi, akaririmba, akaba ari umunyembano, yerekwa ibizaba ejo, yerekwa ibizaba mu myaka iri imbere, yemye yerekwa ibyawe byose, ariko ugasanga nta mbuto afite. Uwo ameze ng'uyu mutini. Bene data, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Sindatinda ku mirimo, ariko wabyumvise ko imirimo ari yano mababi. Imbuto Yesu yaje gushaka kuri iki giti cy'umutini ni za ngeso tugira. Ese ku kazi mvuga neza? Ese mu rugo nubaha ababyeyi? Ese nubaha abanguriye, nubaha abari munsi yanjye? Kijambo ry'Imana ngo tugire umwete wo kubana n'umuntu wese mu mahoro. Ese mbana n'abantu bose mu mahoro? Nawe wirebe mwene data. Isuzume mugenzi, isuzume. Utazagawa ngajyato girodokia. Utazagawa ngo wa muferosa ng'abafarisayo bikomangaga bakumva ko ari abagororotsi, bakumva ko ari abakiranutsi, ariko nyamara nta gukiranuka kwabo kwari guhari. Bari bafite ibyo bibabi, bafite imirimo, bigisha amategeko y'Imana, ari abigisha amategeko ariko bataraba nyangeso nziza. Muribuka ubwo Yesu bamuzana ngo umudamu wakoze icyaha cy'ubusambanyi. Yesu aravuze ati ngo niba murimye mutarakora icyaha, ngo ngaho mutora amabuye muyamutere. Imana idufashe. Tugwijije imirimo, tugwijije ibibabi ariko nta mbuto. Tugwijije imirimo ariko nta ngeso nziza dufite. Were kugira ibibabi gusa, akugira n'imbuto. Tuge kwivugira ku bindi, ariko naya ngo babwire imirimo n'ibyo bibabi. Imbuto ni ingeso tuba dufite, ibi tubamo bikagaragara hanze mu maso y'abantu. Izo nizo mbuto. Yesu ari kuza agashaka urubuto rw'urukundo kuri Jeanne D'Arc akarubura. Bene data, duce bugufi,
dushake mu maso y'Imana, dukore icyo umwami ashaka, dukore icyo umwami ashima, dukore icyo Imana yaturemeye gukora. Twere kugwiza amababi, yaba byibuze dufite amababi y'ibitondomi, tukamera nga cya giti cyatewe hafi y'umugezi ngo gihora gitoshye, ibibabi byabyo ndibyuma. Twebwe aya mababi dufite mu murimo w'Imana ni urugero. Bashobora kuturakaza, mwene se ashobora kugukandagira, mwene se ashobora kunyereka kuvuga nabi, ugahita uteshuka ukabivamo. Burya ndabwo uba utewe hafi y'umugezi, imizi ya ndabwo iba yarashotse ngo ikomere. Imana itugire neza, Imana iturengere. Abakristo b'iki gihe, wowe nanjye twirebeho. Birashoboka yuko natwe dufite ibibabi, tukaba twera imbuto zo kuri bambone, tugakora ibikorwa byiza kuri bambone, tukambara kirokore kuri bambone, ariko twagera iyo iwacu hahandi tugera tukavuga tukisanzura, hahandi tuba turi n'inshuti zacu, imirimo yacu ikaba iy'abapagani. Ariko twaba turi mu rusengero ku cyumweru, twaba turi muri korari, tukera za mbuto nyine zo kuri bambone, tukera ibyishimo kandi nda byishimo dufite, tukera ineza kandi nda neza dufite. Yewe turi imitini, ndaho dutaniye na uriya mutini wari ufite ibibabi byinshi. Imana itugirire neza. Imana irashaka yuko wera imbuto nyinshi kandi zigumaho. Ho kugira wera imbuto nyinshi zigumaho, uri kwera imirimo ya kamere. Ho kugira were imbuto nyinshi zigumaho, ubugome buragwiriye, kwigira ibyigenge biratugwiriye, kwiyobora. Gusa twabaye imitini itagira icyo imaze mu murima, itagira ikimariye umuhinzi. Natwe ndago twabaye abanyamumaro kuwiteka. Nta bantu turi kuzana mu bwami bw'Imana, twibereye imitini. Imitini ndibyara, ariko Imana yashaka kuba uruzabibu. Imana yashaka kuba uruzabibu, kuko uruzabibu rurabyara, rukera imbuto nyinshi. Rumwe 100, urundi 60, urundi 30, ngo bityo. Ngo ni umuntu wumvishe ngo ijambo ry'Uwiteka ngakarikomeza. Amen. Imana itugire neza. Iyo dusomye Abagalatiya 5, ugahera ku murongo wa 22 kumanuka, dusanga imbuto tukwiriye kwera. Ko dukwiriye kwera imbuto y'urukundo. Niba uri umukristo utagira urukundo, uri umutini. Imbuto ya kabiri, niba uri umukristo utagira ibyishimo, ngo unezererwe umuremyi, ngo unezererwe abandi Imana yaremye, aho amoko yarakuzuye, amoko yaranyuzuye, turi imitini. Niba uri umukristo utanezerewe ibiremwa Imana yaremye, n'ibintu byose yaremye ngo bikunezeze, iminsi yaremye ngo uyishimiremo mu kwaho kwawe kose, uri umutini, nanjye ndi umutini. Niba tutari kuba abantu buzuye ibyishimo, niba tudafite urwo rukundo, ukunda umuntu ndacyo umukezaho, ugirira umuntu neza ndacyo umwitezeho, niba atari ibyo, uri umutini. Indi mbuto dusabwa kwera ni imbuto y'amahoro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ngo mubane n'abantu bose mu mahoro. Niba utabana n'ababyeyi bawe mu mahoro, uri umutini wa mukobwa we, uri umutini wa musore we, wa mwana we nawe uri umutini. Niba utumvira so na nyoko, uri umutini. Niba utubaha abakuru cyangwa abato bari hasi yawe, uri umutini. Twategetswe kubana n'abantu bose mu mahoro. Niba nda kinyabupfura ufite, waba uri mukuru, waba uri mutoya, waba uri umushesha kangwe, waba ugeze kure, waba uri ingimbi cyangwa umwangavu, ndubane n'abantu bose mu mahoro, uri umutini. Imana irashaka yuko tuba uruzabibu. Imana Yesaya 43 ku murongo waho wa 3, tuhasanga amagambo yavugwa ko Uwiteka ari we Mana, Imana yacu, Imana ya Isiraheli. Ngo ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isiraheli. Ngo natanzeho Egiputaho incungu, ngo ndanga Ethiopia n'Iseba ku bwawe,
kugira ngo Imana ikuronge, ariko uranze nduri kumvira, uri gusayisha, uri gukora ibidahesheje Imana icyubahiro. Imana irimo kuvugana nawe ati garukiraho, were kwiyobora, were kwigira ikigenge, were kwigomeka, kiranuka ugende uko Imana ishaka. Imana izakugira neza, iminsi yawe izaba myinshi, uzarama mu gihugu Uwiteka yaguhaye. Waba uri umusuhuke uri mu gihugu kitari icyawe, waba uri iwanyu, Uwiteka arashaka yuko ubana n'abantu bose mu mahoro. Iyindi mbuto ya kane ngo no kwihangana. Niba utihangana uri umukristo, niba ndihangana ndi umukristo, ndi umutini nawe uri umutini. Impamvu Yesu yavumye uriya mutini, yawubuzeho imbuto y'urukundo. Nda byishimo uriya mutini wari ufite, nda mahoro wari ufite. Ngahuko iyo usomye muri Luka, Yesu ho rino jambo yariciye mu migani avuga ngo uwo mutini nguranyunyusa, ngunyunyusa ubutaka, mbese unabangamira n'ibindi bintu byo bateye, ukanyunyusa. Umuntu utagira amahoro, utabana n'abantu bose mu mahoro, arabanyunyusa akabagira ibisenzegere, kuko wabanye n'umuntu w'umutini. Imana ikurinde kubana n'umuntu w'umutini, iwukurinde, kuko uwo mutini nguranyunyusa, nta mahoro wawe, ntago wihangana, ushaka kwikururira. Niba bavomereye izindi mbuto hamwe n'uwo mutini, ho kugira uwo mutini usangire n'abandi, uragenda wikururira ku gato no ku kanini. Ndashaka kumenyesha ko iri juru tujyamo ni iry'umwami umwe, ni iry'Imana imwe, ni iry'umwuka umwe, ni iry'umuhungu umwe. Iri juru tujyamo nta masenge wanjye uririmo ngo azamvuganira. Iri juru tujyamo umwami waho arera kandi arakiranuka. Mu by'ukuri icyo Imana ishaka, irashaka ko dukora ibineza, irashaka ko dukora iby'inyungu zayo. Mu gihe iteka turi gukora iby'inyungu zacu, ijambo ry'Imana yava muri Yesaya ngo ndi amahoro y'umunyabyaha. Nitugera kuri Yorodani hazambuka uwera gusa, hazambuka uwihanganye, hazambuka ufite ibyishimo, urukundo n'amahoro. Uwabanye n'abantu bose mu mahoro, uwo niwe uzambuka. Uwagize ibyishimo akishimira ubwoko bw'Imana ndiyagira amoko muri we, uwo niwe uzambuka. Uwagize urukundo agakunda abantu bose nk'uko Imana nawe yamukunze, uwo niwe uzambuka. Twari turi kuri yambana no kwihangana. Abantu ntabwo tunari kwihangana n'ibigeragezo turimo, ntabwo turi kwihanganira umwanya turimo, turi gushaka kwicira inzira, turi gushaka kwigwanirira. Wa mutini uri kugenda unyunyusa. Bene data, hari igihe Imana iduha amahirwe ati ngo twisubireho, twere imbuto nziza, imbuto y'urukundo, imbuto y'ibyishimo, imbuto y'amahoro, ngo tubane n'abantu bose mu mahoro, imbuto yo kwihangana, ati twihangane ibitugerageza byose, kuko uwo uzihanganira ibimugerageza byose ngo namara kwemerwa ngazambikwa ikamba ry'ubugingo. Amen. Imana irashaka ko utaba umutini, kandi Imana irashaka yuko nanjye ndaba umutini. Irindi jambo rikurikira rivuga ngo no kugira neza. Imana ashaka yuko twera imbuto yo kugira neza, dusabane n'abantu bose. Wa mukristo we witunga umupagane ngo urutoki, ngo uyu nawe ngo ingeso ze ni nyinshi. None wowe warari umunyangeso nziza, gira neza, era imbuto y'ubugwaneza. Yesu yavumye uyu mutini wari ufite ibibabi. Birashoboka yuko ufite imirimo myinshi, uri umuririmbyi, uri umudiyakoni, uri umunyamasengesho, yewe uyobora icyumba runaka cyangwa se itorero runaka, ufite imirimo n'imirimo. Ariko niba udafite kwera, nshuti y'umusaraba, uri umutini, kuko ngo uwo mutini ngo ufite ibibabi byiza by'ibitondome. Ariko Yesu awugezeho ngo aregura, ngo arebe, ngo abura imbuto.
muri iki gihe Imana gushaka imbuto ku bakristo kazibura. Ngo niki ndakoreye uruzabibu rwanjye, ngo niki ndagukoreye wo mwana w'umuntu ngo ushinge urubanza ngo ukimbamye. Imana yatanze giputaho incungu kubwawe nanjye ngo dukore ibyo Imana ishaka, ariko turanze tugize ibyigenge. Imana yatanze Ethiopia n'Iseba kubwanjye nawe kugira ngo dukizwe, twere imbuto nziza, tuba abagwaneza, ahubwo tubaye abantu basharirira abandi. Turi kwera za ndibu zirura zisharira, turi babandi babibisitaza mu rusengero cyangwa se mu bo tubana cyangwa se mu bo dukorana, ko kugira umuntu umubwirize ineza uri kumubwira mwinabi byinshi, mu burakari bwinshi. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo tugire ibyishimo, imbuto y'ibyishimo. Harangije avuga ngo n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda, ibimeze bityo nta amategeko abihana. Amen. Ibimeze bityo nta amategeko abihana. Niwera izo mbuto nziza, ukagira urukundo, ukagira ibyishimo, ukagira amahoro, ukagira kubana n'abantu bose neza, nta tegeko uzacibwaho. Yesu azakubwira ati wakoze neza, inja mu munezero wa data. Mwene data, nasoza ngubwira ndi irinde ishari, kuko ni bya bibabi bidafite imbuto. Ukaba uri umukristo muri iki gihe tugezemo, tukiyambara amajipo n'amakanzu, tukagira imisatsi ya naturel, yemye tukagenda twisize igikotoro gusa, ngate dukunde kuba abakristo. Yewe umukristo wo kwishusho biragatsindwa n'Uwiteka. Ariko icyo ngundira umutima w'umuntu, ugera mu ruko umutima ukagukubita ukakujya bien, ati nubwo wambaye iyo jipo ndende uri umubeshi, nubwo ufite umusatsi wa naturel ubwibone bwarakumaze. Imana ashaka yuko twera imbuto nziza ziryohera abantu. Amen. Were kuba umutini. Muzi ijambo Yesu yashoreje avuga ngo ndihakagira umuntu ujya ku mbuto zawe. Hari abandi Imana iciraho iteka. Mwabonye Kahini, Imana imuciraho iteka, imushara n'ikimenyetso mu ruhanga, ati none ndihagira umuntu uzana kwica, wowe uzagira umujinya, ese wiyahure ukora ibyo wumva. Hari abantu bene data Imana iciraho iteka, ariko ndakubwira ndabwo Imana ari inyengome. Imana yuzuye imbabazi, Imana yuzuye ubuntu, yuzuye kugira neza kwishi. Nuyigarukira izakugira neza, nuyigarukira izakurengera, nuyigarukira izakwakira ng'umwana mu rugo. Mwabonye umwana w'ikirara yagarukiye se, ise aramwumva, ise arongera amwakira, ngamuboneye kure yahise amubabarira. Nawe ukigambirira, Imana yakubabariye, Imana yakubabariye, kandi Imana irakugirira neza. Mwene data, ca bugufi ahuri, twubahe Imana dusenge. Imana ashaka ko wera imbuto nyinshi zigumaho, kandi imbuto ziryohera abantu. Ube umunyaneza, ube umugwaneza, ube byishimo, ube rukundo, yewe ube mahoro, ube umukiranutsi, ube munyangeso nziza, ngo bene uwo ngo nta mategeko amuhana. Zaburi ya mbere bavuga uhiriwe uwariwe. Kiriya giti cy'umutini ntabwo cyari gihiriwe, ariko niwera zino mbuto zose narondoye urazisanga mu Galatiya 5:22 kugeza kuri 26. None wasoma no muri Zaburi igice cya mbere bavuga umuntu uhiriwe uwariwe, ngo hahiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Wa muntu wirinda kwera za mbuto zisharirira abandi, uwo ngo arahire kuko adakurikiza imigambi y'ababi. Ngo ndahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ndiyicane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Murumva ya mbuto y'ibyishimo, ajya narishimira amategeko y'Uwiteka. Uwiteka niyo namuhana azaca bugufi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mwana wanjye, ngo umva igihano nguhana, uwo ni Uwiteka.
uzishimira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Niwibwira Bibiliya yera ukayisoma uzayishimira, yazakuryohera, yazakurutira ubuki. Amen. Ngahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Amen. Ibibabi byacyo ndibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ni wa muntu weze za mbuto narondoye natondaguye zose. Kandi muribuka yuko buriya mutini Bibiliya yanditse ngo ntabwo cyarari igihe cy'imitini cyo kwera imbuto, ariko Yesu arashaka wowe nanjye Jeanne D'Arc mu gihe gikwiye, mu gihe kidakwiriye, ngo twere imbuto zikwiriye abihanye. Imvura yaguye nera imbuto y'urukundo, imvura itaguye nera imbuto yo kubabarira. Yewe haje igitumbiko nera imbuto y'ibyishimo. Nariye ngira ingeso nziza, ndariye ngiranuke, nariye ndariye ngomeze ngiranuke, nambaye ngira ibyishimo, ndambaye ngomeze ngira ibyishimo. Ngo kuko bene uwo ngazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Iyo amapfa yaje ndicyuma, komeza kigatoha kuko cyatewe hafi y'umugezi. Mwene data, navuga byinshi ngavuga, ariko ijambo rigufi era imbuto nyinshi kandi zigumaho, utazavumwa, utazacibwaho iteka. Dufite amahirwe yo gukizwa, dufite amahirwe yo kugarukira Imana, dufite amahirwe yo kongera kuba abana b'Imana. Haracyari imbabazi z'umukiza, kuko nizo zamuzanye kuducungura, ngo adukure mu rupfu rubi, atubature, aduhuze n'Imana. Abapagani bazunamira Imana, wowe mu Kristo uri kwera imbuto. Ntibazanayunamira gusa, ahubwo bazaza bahimbaze so wo mu ijuru, niko Kristo yavuze. Kandi ni wera imbuto, Imana izagwisha imvura, izo mbuto zawe zirusheho gukura. Wera 100, wera 30, undi 60, wera imbuto, were kuba umutini. Amen. Yesu akiza abantu bafite ibibembe, abanyabyaha, babandi bo tuvuga ngo bageze ku rugero, nawe ubwo akumva ko yasayishije bikabije. Yesu arababarira, yuzuye imbabazi, yuzuye ubuntu, yuzuye kugira neza kwishi. Arashaka kukugira neza, kandi arashaka kukurengera, arashaka kuguhuza n'Imana Data, arashaka kukugira neza nshuti y'umusaraba. Ndakwifuriza kuba kino giti cyatewe hafi y'umugezi. Ntabwo cyumva amapfa iyo amapfa yateye. Ibibazo bije ntabwo kibyumva. Impamvu abakristo n'abiyita ko ari abakristo babandi bakijijwe nabi, kuko ari bavuze ngo gukizwa nabi bitera umwaku, kandi koko impamvu bumva ibibazo niko batabifite ya mbuto yo kwishima. Kuko ufite ibyishimo ntabwo wakumva ikibazo. Iyo bavuze ati ngo ukuguru baragukata, ukuboko baragukata, ufite rendezvous ya operation yo kugukuraho ingingo runaka, ntabwo ubyumva kuko uba ufite ya mbuto y'ibyishimo. Wa muntu waguhemukiye rwose akagukora mu bwongo, akagukora mu mboni y'ijisho ryawe, uramubona ukamubona ng'umushuti, ndamubona ng'umwanzi, hari n'igihe birenga ukamubona ng'umuvandimwe cyangwa umwana wawe. Impamvu ukibona umuntu ukamubona ng'umwanzi niko utera iyo mbuto y'urukundo. Abantu bakaba muri wowe, amoko, discrimination ikagwira muri wowe ari nyinshi, niko udafite urukundo. Kandi impamvu ubona ibigeragezo ugatembanywa ukabivamo, niko udafite ya mbano yo kwihangana, ya mbuto yo kwihangana. Ndakwifuriza mwene data kutaba umutini, kandi ndakwifuriza kutagira ibibabi gusa, gira imirimo ifite no gukiranuka. Amen. Gira ibibabi bifite imbuto. Ba uruzabibu rwera imbuto, were kwera indibu.
umwami Imana abaha umugisha. Reka twubahe Imana, tuyishime ku bw'aya magambo. Niwe uzi icyo gukora. Niba udatunganye, egera Imana, yiteguye kukweza. Reka dushimire Imana kubwira ijambo ko idukoze ku maso, ikabidukanguye kugira ngo dutegure inzira zacu, kuko umwami Yesu naza azaturebera kure. Natwe turi kure tumenye ko ari umwami Yesu. Ariko nuzaba utari kumesa kamwe, uri kumesa tubiri, uri wa muntu ukeza abami babiri, Kristo azaza. Yemwe niyo yaba nari bugufi bwawe nka kuno mbegereye, ntabwo uzamumenya kuko uzaba warameshe tubiri. Ntabwo uzamenya umwami wawe. Uzabona antikristo ati ni Kristo, uzabona dayimoni ati ni marayika w'Imana, uzabona satani ati ni mwuka wera. No, Bibiliya tubwira ngo satani ngo arige yambara ishusho yo kwera, akigira umuntu mwiza. Ntabwo satani azaza muri ya shusho abantu tugira y'imikara n'umutuku n'amahembe. Azaza ari umucyo. Bibiliya kandi ivuga ko ari umucyo. Bibiliya ivuga ko ari umurabyo. Umurabyo ntabwo ari umukara. Reka twubahe Imana, tuyishime kubw'amagambo yayo. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa, ndagushimira kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima kandi ijambo ryawe ni ryo kwizerwa n'abantu bose. Reka ijambo ryawe rikore umurimo wako mu izina rya Yesu. Icyo waritumye aba ari cyo risohoza. Ugurure ijuru ugusha imvura, imitima yihebye uyihumurize. Ababaye imitini bafite ibikorwa ariko bidafite gukiranuka, ubeze ubatunganye. Amadini yari kubaka yatubakiye kuri Kristo, uyagenderere, uyeze uyatunganye. Abakora bibwira ngo bari kugukora kandi bari gukora ku nyungu zabo, abo basange ubeze ubatunganye. Mwami mwiza, tugwije kuba ibibabi byinshi kandi byiza bitoshye, ariko nyamara uratureba ukatuburaho imbuto. Abapagani bakadushakaho imbuto bakazibura, abantu bakadushakaho kwihangana bakakubura, abantu bakadushakaho amahoro bakayabura, bakarira natwe tukarira. Ariko guhera uyu munsi wa none, reka ijambo ryawe ritsinde bene iyo mitima mu izina rya Yesu, kandi wihana yihanire kureka. Ndagushimira kubw'amagambo yawe meza, ndagushimira kubw'imbabazi zawe. Ubwo uzaza mwami, uzatubonere kure. Turagusaba imbaraga kugira ngo twere imbuto nziza kandi ziryohera abantu. Niko nsenze nize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu abaha umugisha mu izina rye ryera. Amen. Naho ubutaha.